Rayon Sport ibaye ari ikipe irorganize neza iri ku murongo. Buriya ni uburyo ubwabyo uterura ugakora projet neza, ukagenda ugafata ariya amavideo yaba ari abafana buzuye stade nka kuri abari bameze Rutare batwara igikombe AP, ukagenda ukamurika projet muri company iremereye hano mu Rwanda. Tureke ibi ngibi byoroheje, zitana kumva haba hari company zindi zikomakomeye ku rwego mpuzamahanga ariko zifite ukuntu zikorera imbere mu bihugu, ukavuga ati njyewe ku noti yanjye ya miliyari muzajya muyimpa yuzuye amazeri 9. kuko ikintu cya mbere muri ino si ya none kwizigira gicuruza n'abantu ibintu biri gukora. Nta muntu ukivuga ngo njyewe ngo mfite ngo ibirayi ngo nibyo ngo bizankiza. Iyi si yo kuvuga ngo njyewe ngo mfite ngo ibijumba ngo nibyo najyanye ku isoko, yego byagukiza, ariko ntabwo ibyo bintu mu buryo bufatika. Production, mbega ibintu twita inganda muri production ntabwo bigicuruza cyane nko kugira abantu. Ibi bintu byo kugira abantu nicyo bisobanuye, ni uko umuntu agenda agakora Amazon agashyira ibintu online, mwebwe akavuga ngo muzana amaduka yanyu mwese, uwo w'ibijumba, uwo birayi, ubusukari, ntacyo bibwiye, wakabashyirira mu mwese akazajya yifatira commission mucyo gute. So kuko azika amahirwe yuko afite ahantu yahurije abantu bafite ibintu, abantu baraza bakabikonsoma. Sinzi ko hari ikintu gifite abantu benshi gitusha ku marangamutima. Rayon Sport yaza mu bintu bitatu muri iki gihugu. Rayon Sport hari amadini no kuvuga ngo urusengero, amadini Rayon Sport rushaba. Sinjye kuvuga amadini na nibeshye, usibye Gatolika ushobora gusanga hari amadini yose Rayon Sport yayikora. Sindikubwira ahangaha birashoboka cyane. Rayon Sport ni ikintu kidasanzwe, ariko abantu b'abapasiteri barubaka insengero nini, barazamuye baragura imisozi yo gusengeraho, abantu bageze aho ngaho barafasha imfubyi, bashinze amakompasiyo n'abapasiteri. N'umuntu agize igitekerezo umwe, my friend, Rayon Sport ni ikintu cy'ikijanti kiraho gisinziriye, n'ingare yishwe n'inzara kandi iri mu ishyamba. Ubu rero ngo gahunda bomurika kora ibintu biremereye cyane ku munsi w'ejo tariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu 2023, President of Ferwafadia, President appointment of new APRFC leadership. With the approval of our leadership, Lieutenant Colonel Richard Karasira is appointed as the new chairman of the APR.